Bakunzi ba MTV turabashuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mukomeze kugira impagarike n'ubugingo aho muri mwese, abarwayi, ababuze ibyo kurya, musange Nyagasani abafashe bikemuke uko inzara iraryana. Dukomeje inkuru zacu. Murabizi rero mu rukundo bitangira ari uburyohe, ari ubushyuhe, ku buryo umwe aba yumva yarara atabonye mugenzi we, yarara atamubwiye se wariye sheri, mbese biba bishyushye bigurumana. Buri rukundo ruryoha mu itangira, iyo rugezemo hagati rero nibwo ubona ibisigisigi by'urukundo, ukabona koko niba waribeshye cyangwa se niba mugomba gukomezanya. N'umumama mugenzi wanjye turi inshuti bisanzwe, ariko nta bindi birenze, ari kwa kundi nyine abantu baba bari inshuti. Uwo mudamu namubitsaga amabanga yo ntari narigera mbwira umugabo wanjye twashakanye ntwite. Umugabo azi ko iyo nda ntwite ari iy'umwana we. Mu by'ukuri uwo mudamu mbere y'uko mbana n'uwo mugabo twari inshuti, ni nawe wangiriye inama yo gushakana n'uwo mugabo, kuko yarambwiraga ati nushakana n'uriya muhungu se w'uwo mwana utwite nta kintu azakumarira, wowe genda ushakane n'uriya mugabo azakugeza kuri byinshi wifuza. Ariko mu by'ukuri rimwe na rimwe tujye tugisha inama imitima yacu iduhitiremo igikwiye. Navuga ngo wenda ibyo naciyemo ni ishuri, ariko nanone hari igihe wizera inshuti ikakuroha mu mazi abira, kuyikuramo ukabura buryo ki uyikuramo. Rero narabikoze koko, mbana na wa mugabo, turasezerana, dukora mariage, bibi biracika nyine, turabana, mbyara umwana azi ko ari uwe, ariko ntago yari uwe. Aramwitaho rwose, aramukunda, nza kongera gutwita undi mwana wa kabiri, ko nabyaraga buri mwaka, nza gutwita undi mwana wa kabiri, nawe ari uwa wa mugabo wundi wanteye inda n'ubundi, atari uwo mugabo tubana mu nzu. Ubwo abo bana babiri bose nabyaye ntabwo bari ab'uwo mugabo twabanaga mu nzu, ahubwo bari ab'uwo mugabo wundi wabaga hanze. Kwa kuntu uvuga ngo ex, yari ex wanjye, ariko nubwo yari ex wanjye niwe twabyaranye. Umugabo twabanaga mu rugo nta mwana we n'uyu n'umwe yareraga, ariko ikintu namukundiraga nuko abo bana yabafataga nk'abe. Reka rero wa mugore aze kumbwira ati rero njye wakugiriye inama yo gushakana n'uyu mugabo, rero ugomba kuzajya umpa amafaranga kugira ngo nkomeze kukubikira ibanga, bitihise nzabibwira umugabo wawe ko aba bana atarabe. Mbanza kubigira ngo n'urwenya, umugore ndamuhakana, ndamubwira reka ibyo bintu ntabwo byakunda. Umugore arakomeza arantitiriza. Buriya umuntu ni mugari inshuti yanjye, umuntu ni mubana akakwiyereka azaba yakweretse bya bindi ashaka kukwereka, ariko umuntu ni mugari. Umugore yambereye umusaraba, ambera umutwaro, ambera buri kimwe. Hahandi ujya gusenga ukavuga mana ko nacumuye nkora iki. Naragiye negera mama wanjye ndamubwira, mwiregaho nanga icyuru kuri mama, ndamubwira rero mama, umwana wa mbere nabyaye ntago ari uriya mugabo,
n'uwa kabiri nabyaye nawe ntago ari uwuriya mugabo. Ndamutekerereza byose. Mama arambwira ati rero mwana wanjye wakoze amakosa, mbere yuko ujya gukingirana n'uriya muhungu wagombaga kumbwira. Ati rero genda wegere umugabo wawe, ntago ari inyamaswa, ni umuntu uwo ari we wese yakosa. Ugenda ubimubwire, uriya mugore w'inshuti yawe ataragusenyera cyangwa se ngo abyivangemo. Buriya iyo umugabo ugiye ukamubwiza ukuri arikubita, we akakubita akakora ibihe, ari umuntu utekereza, agera akakubabarira. Yaba ari wa wundi udashaka kubaka akagenda nyine ntiyubaka, ariko niba ari umuntu ushaka kubaka azakubabarira, kandi nawe ayo makosa wakoze uzayihana. Nge nk'umwana wanjye wowe sinzi ikintu nagukorera. Wakoze amakosa ntago ubu muri make ntago numva ko ukiri umwana wanjye, ariko nyine yibyaye ikibazo irakirigata. Wakoze amakosa. Ubundi ninde wakubwiye ko hari undi muntu uzakubikira ibanga utari nyoko? Ubwo umwana ndamubwira ngo genda ubwire umugabo wawe, umwicaze umubwire, nashaka gukubite, nashaka sinzi icyo ari bugukore, ni uri bugikore, ariko ubimwibwirira atazabyumva hanze cyangwa akabyumvana n'undi. Naragiye rero ndabimubwira nkuko yabimbwiye, ntegura ikimuhuro. Umugabo wanjye yanyumvaga kubi, turahura twicara ahantu, umugabo ndabimutekerereza. Nshuti bakunzi ba MTV, niba muri iyi si harimo abantu beza Imana yaremye, kubera uburyo umugabo yankundaga, yarabyumvisha, ariko nubwo yabanjije kwisaza, ariko yageze aho nyuma y'icyumweru umugabo arambabarira. Umugabo yarambabariye, nanjye birantungura, ndavuga nti burya mbana na marayika ntabizi. Guhera uwo munsi nanjye nahise mpinduka. Reka rero wa mugore azakomeze kuntera ubwoba atazi yuko umugabo wanjye nabimubwiye. Naramubwiye ni rero wa mugore we, nari nzi kuri inshuti yanjye, ariko nasanze uri inyamaswa kuri njyewe. Nagufataga nk'inshuti magara, naguhaga buri kimwe, twasangiraga kabisi n'agahiye, none ni wowe ushaka kumbamba ngabikore. Reka rero azidumbukizwe, araje ngaje kubwira umugabo wanjye nyine yuko abo bana atarabe. Aje aricara ahamagara umugabo, ndetse ubwo urumva yari yanabibwiye n'umugabo we. Araza umugabo, ariko ngo yari yamubujije kubivuga, aranga aramunanira. Aramubwira ati genda n'akazi kawe, bizakubaho uzabyirengera. Wabonyeho umuntu atandukanye umugore n'umugabo? Ibyo bintu bibaho? Ese ubundi wabwirwa n'iki kuri ya mwana umukobwa atabibwiye umugabo we? Ati genda. Umugore araza nyine aratangira aramubwira. Umugabo wanjye aramubwira ati rekeraho nakumvishije. Muri make ya marira yashakaga ko ndira, kwa gusenya yashakaga ko ari njye bibaho, bisa nk'aho ari we byahindukiriye. Yatashye arira, yatashye yamwaye, yatashye yiteranyije, buri kimwe cyose yakiburiye aho ngaho, yitesheje agaciro, kuko umugabo wanjye yaramubwiye ati rekera aho ngaho, nta yandi magambo nkeneye kumva, nta gishya umbwira kuko ibyo ndabizi. Umugabo mva sinzi ukuntu nababwira, hari igihe twitungira za marayika. Rero nagira ngo mbwire abantu baba bashaka gusenya ingo z'abandi bitwaje yuko ngo baziranye cyangwa bafite icyo bashaka ku bandi. Buriya reka mbabwire, nta gati katetswe n'Imana kajya gahungabanya n'umuyaga. Bikubera isomo. Uyu mudamu byamubereye isomo
bikomeye mu buzima bwe bwose. Sinzi niba atarabitangamo ubuhamya, kuko ubuhamya burigisha cyane, ndetse ntihazagire rero ukubeshya.